Bene data, nishimiye kubana namwe kuri uyu mwanya. Televiziyo ni Yambi Nawe TV nakagaruka, hashize igihe tutabonana, ariko muri kano kanya naje ngo tuganire ijambo ry'Imana. Kristo Yesu abane namwe, kandi mbifurije amahoro y'Imana aho muri hose, mu mirimo murimo, aho muri mu karuhuko, akagoroba keza, aho umuntu wese aba yitekerezaho, aho umuntu wese abategura umunsi w'ejo uko ari butangira akazi. Icyo mbasabye wowe udukurikiye, ndagusaba mpaka kanya tubane muri ijambo ry'Imana. Tujye kuganira ubwiru bw'Imana, tujye kuganira imbaraga z'Imana, tujye kuganira ijambo riduhumuriza kugira ngo dukomeze tambutse umunsi, twongere dutangire undi turi amahoro kandi dufite ituze. Ntatinze, muri iyi si tuhari turi abashitsi kandi turi abagenzi. Muri iyi si tuhari turi abantu batandukanye, kandi twese niko turi gushaka ijuru. Ijuru buri umwe wese yarariteguriwe, ntawe utagenewe ijuru. Igihari nuko tugomba kurikorera. Nutarikorera ntuzarijyamo, ariko ufite uburenganzira bwo kurikorera, kuko Kristo yaraje atubera igitambo kizima, twese ngo twigerereyo tugera hera. Ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo, dusanga muri Daniyeli, riravuga ngo yewe mugabo we ukundwa, witinya komera gusenga kwawe kwarumviswe. Ni ijambo tugomba kugenderaho muri no minsi, mu bihe bikomeye, aho abantu basenga bagategereza ubushake bw'Imana, bamwe bakarambirwa. Ariko nanjye ndaguhumurije nkubwira nti witinya, humura gusenga kwawe kwarumviswe. Igihe umaze usengera ikintu runaka, usengera akazi, usengera ubuzima bubona bwanze, ariko mwene data ndaguhumurije nkubwira nti humura gusenga kwawe kwarumviswe. Iri ni ijambo buri umwe wese yafata mu mutwe, ni ijambo wagenderaho rikagufasha mu bihe bikomeye. Mu munsi utaha tugiye gutangira, aho uri muri kano kanya nkurikiye, ariko ndakuhumurije nakubwiye nti witinya, gusenga kwawe kwarumviswe. Ijambo dusanga muri Daniyeli ibice 10, tugiye gusoma ku murongo wa 11. Umurongo wa 11 aravuga ngo, ngarambwira ati yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira, haguruka weme, kuko uyu munsi ngutumyeho. Amaze kumbwira iryo jambo, ndahaguruka mpagarara ntengurwa. Ahera ko arambwira ati witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe, kandi niyo anzanye. Arambwira ati witinya Daniyeli, gusenga kwawe kwarumviswe. Mwene data nawe dukurikiye, ndakubwira ngo muri kano kanya wizere Imana yawe, wizere imbaraga zituruka kuri Yesu Kristo, kuko niwe udushoboza, niwe ushobora kubana natwe mu buzima bwa buri munsi, akabasha kutuneshereza ibigeragezo turimo. Nanjye ndakubwiye nti witinya gusenga kwawe, gutabaza kwawe, amaganya yawe Uwiteka yarakumvise. Imana ibashe kuturinda kandi dushoboze. Iri ni ijambo tugomba kugenda mu no minsi. Mwebwe mwamudukurikiye rero, iyi ni Yambi Nawe TV, aho tuganira ijambo ry'Imana rihumuriza imitima yacu. Tinya nawe gusenga kwawe kwarumvise. Aya ni amagambo yabwiwe Daniyeli aho yari ababaye, aho yari ari yumva yihebye atengurwa, ariko Imana iramubwira ati witinya gusenga kwawe kwarumvise. Nawe mwene data dukurikiye, muri kano kagoroba ndakubwiye nti witinya gusenga kwawe kwarumviswe. Imana ikurinde.